ntavuge Imana kumenywa n'abantu, ahubwo nyamara Mwami Yesu umwuka w'Imana data amukoreshe, avuge Mwami Yesu abihawe n'Imana, atanga icy'Imana igabuye, atanga icy'Imana yemeye. Mwami Yesu dufashe Mwami data uri mu ijuru, buri wese data muri kino kibanza yumva Imana, abane n'Imana. Reka mpare Imana Mwami Yesu abana twese none iteka ryose. Amen. Amen. Igitabo cy'Abaheburayo ibice 9 no ku murongo wa 27 haravuga ngo kandi kuko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza. Amen. Pole cyane ku miryango yose, abantu bose bateraniye aha kubwo kubura abavandimwe badusize. Ni benshi, ariko ikiba gikwiriye muri uyu mwanya no gukomera no gukomeza ibyiringiro, kubera ko niko biba bimeze. Umuntu aba afite igihe cyiwe cyo kubaho n'igihe cyo kuva mu isi. Umuryango w'abagorora mwihangane, kandi Umwami Yesu abakomeze. Inshuti n'abavandimwe bari hano mwihangane, Umwami Yesu akomeze kubahumuriza no kubakomeza. Ikiruta byose dukomeze ibyiringiro by'iteka ryose, kuko tuzasanga abacu badusize. Iyo duteranye uyu munsi, duterana turimo guha icubahiro bwa nyuma abacu badusize, kwibuka imirimo yabo, ibyo bakoze mu isi, abavandimwe twari dusangiye amaraso. Icyo ni icyambere, baraza kutubwira n'ubuhamya bwabo. Ikindi gikomeye kuruta ibyo ni ukugira ngo twebwe twenyine tubashe kuganira no gutekereza. Urupfu n'umwarimu ruzarutwigisha ibintu byinshi, kandi ntawe uza wiga wapfuye abavuye mu ishuri ry'urupfu, abarimo n'abasigaye. Twebwe twese tugihumeka turacari mu ishuri. Urupfu ni mwarimu. Ikintu cya mbere urupfu ruzarutwigisha agaciro k'umwanya. Niryo somo rya mbere urupfu ruzarutwigisha, ni ukumenya ko igihe Imana yaduhaye gifite agaciro, tugomba kugikoresha neza, kandi kizarangira, kandi ari kigufi, kandi gifite aho kigarukira. Niho Yobu yavuze ngo naho iminsi ye yategetswe nawe Mana. Aba bantu rero badusize, uyu munsi wa none turimo kwiga agaciro k'umwanya dufite. Tugomba kumenya ko umwanya dufite ni mugufi cyane, hahandi Bibiliya ivuga ngo mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ni mibi. Icyo nicyo cya mbere urupfu rutwigisha, ni ukumenya ko umwanya urahenze. Umwanya ni uw'ingirakamaro, umwanya ni uw'ingenzi. Umwanya muto ufite cyangwa umwanya munini ufite, tugomba kwiga kuwukoresha neza, tukawukoresha iby'ingirakamaro, tukawukoresha nta biturangaza. Uko niko gucungura umwanya, kuko umwanya tutacunguye tuzawubazwa, kuko umwanya twarawuhawe ngo tuwukoreshe. Cya kabiri urupfu rutwigisha ni ukuwapuresya, ni ugushima bike cyangwa byinshi dufite mu buzima. Hari igihe dufata umwanya munini wo gutekereza ku byo tubura, tukananirwa kuwapuresya bikeya Imana yaduhaye dufite. Tugahora dufite umutima uhagaze wo gutekereza ibyo tuzabona, tukagira ngo tuzaba mu isi igihe kirekire. Ariko iyo abantu bagenda twari tukibatezemo imishinga, abantu bakagenda
bari bafite imigambi, hahandi Bibiri ivuga ngo imigambi y'umwana w'umuntu arapfa ngo akarangirana nayo uwo munsi. Umuntu nubwo yaba afite imigambi ikomeye gute, ariko umunsi yapfuye arangirana nayo. Icyo urupfu rutwigisha niki? Twebwe abakiriho, urupfu rutwigisha ko tugomba kuapreciate ubuzima dufite uko bumeze kose. Tugomba kubushimira Imana, tukabukoresha neza. Icya gatatu urupfu rutwigisha, ndaraja ku isomo ryacu, urupfu rutwigisha ko ntabwo tugomba kugundira ibyo dufite. Utwigisha kutagundira ibyo ufite, ugomba kubisangira n'abandi, kuko urupfu rutwigisha kutagundira. N'aya magara dufite nayo umuntu arayatakaza. Igitondo kimwe umuntu muzima aravyuka agasezera umubiri. Urupfu rutwigisha kutagira ikintu na kimwe tugundira. Icya kane, urupfu rutwigisha umumaro w'ubusabane, uburyo umuntu yabanye n'abantu. Kawaida mu buzima bwacu tugira uko tubana n'abantu, bamwe urukundo tukarugaragaza, abandi tukaruhisha. Bamwe tukabereka ko tubanga, abandi tugashora imbaraga kubiba amacakubiri no kubiba intambara. Ariko iyo umuntu apfa, umunsi wa nyuma, uyu munsi turi hano none, uyu mwene data wagiye atwigisha iki? Urupfu rutwigisha ko tugomba kubana n'abantu neza, kuko tuzatandukana nabo. Guhera ku mugore wawe n'abana bawe, utagize icyo umarira mu bana, umunsi umwe uzatangazwa nuko ugiye vuba cyane. Ko nta muntu uzupfa. Bibiliya nizuvuga ngo Dawudi yapfuye haza iminsi, ariko nawe ndagira ngo yarakiririra amagara. Nuko sana n'umuntu, Bibiliya iravuga ngo ntimukire mudasabanye imbabazi. Kubera iki Bibiliya ivuga ngo izuba ntikarenge? Nuko ubusabane bwacu n'abantu ni ingenzi. Mu masomo manini urupfu rutwigisha, mu masomo akomeye urupfu rutwigisha, nuko kubana n'abantu ni ingenzi kuruta ibindi byose. Ntukime umuntu urukundo urufite, ntukime umuntu ubutunzi ubufite, ntukime umuntu imbabazi ubishoboye. Cyane cyane ko n'imbabazi tubabarira abantu si inyungu zabo twababariye, ni inyungu zatwe twababariye. Cyo gituma muri ubu buzima bwacu, ubu buzima turimo, umuntu wese yaje gufaza yicuza ngo iyo nja kuba narabimenye nkabaho neza, iyo nja kuba narabimenye nkabana n'abantu neza. Kuko bimwe urupfu rutwigisha ni ukubana n'abantu amahoro, bana n'abantu neza. Kuko iyo umuntu amagara arimo kuyasezera, kimwe azayicuza nuko atabanye n'abantu neza. Ikindi urupfu rutwigisha ni uguca bugufi. Umuntu ni mutoya cyane, ni uguca bugufi no kwemera ko turi abanyantege nke. Twese turi hano nta munyamaboko utazapfa, twese turi hano nta munyembaraga utazapfa, twese turi hano twavuye mu butaka, twambaye ibumba, tuzasubira badushingure dusubire mu ibumba. Hari igihe umuntu Imana imugirira neza akabigendera, akagira ngo none ari ku isi nk'ibuye. Ariko iyo abandi bapfa, nikikubwira ko nawe nushaka ubyemere nawe ucishijwe bugufi, nushaka ubyemere nawe uroroheje, nushaka ubyemere nawe uzapfa. Urupfu rutwigisha ko turi vulnerable. Buriya abanyarwanda bazavuga ngo isi ntisakaye, nta hantu umuntu yoja ngo yihishe gupfa, tibishoboka. Twese turi abanyantege nke tuzapfa. Ikindi kandi nanone urupfu rutwigisha gwa bene data, rutwigisha ko mu isi tugomba gusiga legacy. Umuntu wese agomba kugira ikintu azasiga. Nyuma yo kugenda k'umuntu, amateka ye asigara avuga. Nyuma yo kugenda k'umuntu, ibyo yakoze bisigara bivuga.
hari umuririmbyi waririmbye ngo mbese Imana n'abantu bazakwibukira he? Mbese Imana n'abantu bazakwibukira kuki? Ko nitugera mu ijuru umuntu wese afite uko yabanye n'Imana, ibyo birisobanura. Ariko tukiri mu isi umuntu wese afite icyo azasiga. Twebwe tugihumeka tukicambaye umubiri, ubu ntabwo turimo kuganira n'abadusize. Oya, turimo kuganira natwe tukiriho. Wibaza ngo ese nimva ku isi nzasiga iki? Ko ibyo umuntu yasize bivuga imbere y'Imana, bigasubira bikavuga n'imbere y'abaturanyi. Ibyo umuntu yakoze, Bibiliya iravuga ngo umuntu azapfa imirimo ye imuherekeze. Burya akenshi ubuhamya tuzaduha abantu bapfuye dukunze gutanga ubw'ikanisa n'ubw'umuryango n'abaturanyi, kandi nibyo byose birakwiriye. Ariko tugerekaho bwo gushongera ngo umuntu wacu twebwe tubura icyo tumuvugaho, tubura icyo tumuhamya, cyane cyane muri kominote yacu. Muri kominote y'abantu batavuze umuntu nk'ubuhamya buremereye, abantu bazavugira ngo none we ntiyari afite umuryango. Umugore umwe ngo nimba ari umugore ari umugabo sinzi abimenye ngo yari mubi cyane ngo buca arapfa. Amaze gupfa ngo bamuvuga neza cyane, abandi baravuga ati ijuru rizabura umuntu utagira benewe. Ariko umuntu wese ufite abi bazamweza ni nka bazaryinjiramo. Ndagira ngo mbabwire ko akenshi ubuhamya tuvugwa duhamwa n'abavandimwe burya akenshi ntibukomeye. Ubwo nta gihe so na nyoko na bakuru bawe bazakuvuga nabi, cyane cyane wapfuye ntaworeka kukuvuga neza. Ariko ndagira ngo mbabwire ko ubwo si bwo buhamya, legacy, amateka umuntu yasize mu isi aravuga imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Haba n'umurozi wishe abana akabamara, iyo yapfuye abana be baramuhamya kubera ko yishe abana ariko ntiyishe abana be. Hitler yishe abana ariko iyo yageraga iwabo kwa nyina yabaga ari iwabo. Ndagira ngo mbabwire ngo ubu buhamya dutanga bw'umuryango ni bwiza ariko ni buto. Ubuhamya nyamukuru bw'umuntu ni legacy, ni amateka yasize. Aya mateka yasize niyo Bibiliya izivuga ngo iyo abakiranutsi bapfuye umwuka arabihamya akavuga ngo reka baruhuke barakoze n'imirimo yabo nayo igiye kubakurikira. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Kandi nza nkunda kubivuga ko ubu buhamya bwacu bw'umuryango ni ubwacu, ariko imbere y'Imana abazahuruka imbere y'Imana umwanya wa nyuma w'umuntu, iryo ni ibanga ry'Imana. Uyu munsi wa none icyanditswe twasomye kitubwira hejuru y'urupfu. Urupfu Bibiliya itubwira, Bibiliya yavuze ngo umuntu apfa rimwe agasubira agategereza urubanza. Iyo umuntu apfuye ntaba agifite andi mahirwe. Ba Katolike nibo baza basenga bakavuga ngo umuntu yagiye muri purgatori, ngo hazaba ibindi, simbizi sinshaka kwinjira mu idini. Ariko mu cyanditswe twasomye haravuga ngo umuntu apfa rimwe, nyuma yo gupfa nta kindi twongera nta n'ikindi tugabanya. Bibiliya yavuze ngo ikindi gisigaye ni urubanza. Mu gitabo cy'Abakorino ba mbere 15:55 kugeza kuri 57 haravuga ngo tuzobwira urupfu ngo wapfuwe urubori rwawe rurihe, kunesha kwawe kuri hehe. Icyo gihe Imana izabiduhaye intsinzi. Ntimubona uyu munsi turababaye kubera ko twatakaje abantu, ariko nubwo tubabaye dufite igihe cyagenwe n'Imana, ariko ntikiraba none. Igihe tuzobwira urupfu ngo urubori rwawe rurihe, kubera ko igihe cyose tukirimo turwana n'icyaha
urupfu rurashafite imbaraga. Bibiliya iravuga ngo urubori rwica, urubori rw'urupfu n'ibyaha. Kubera ko ari urubori nuko rwica abantu bahagaze. Imbaraga z'urupfu n'ibyaha. Abantu bashobora gupfa, aba twashingiwe sibo bapfuye. Hari abagihumeka bapfuye kubera kuko bari mu rubori rw'urupfu. Nzangunda kubivuga ko ico ubuzima rushanya kwigendera nuko afite amahirwe yabasha kwihana, ariko intumbi y'umupagani wapfuye n'umupagani muzima uhagaze bose barapfuye. Umukristo wapfuye n'umukristo utarapfa bose ni bazima. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Urubori rw'icyaha, urubori rw'urupfu n'icyaha. Kubera ko urubori rw'urupfu ari icyaha, nuko igihe cyose icyaha kigikora abantu barapfa, baba bakicambaye umubiri baba bawuvuyemo. Ibyahishuwe 11:25-26 Yesu yaravuze ngo nije kuzuka n'ubugingo. Ntabwo ari ibyahishuwe, ni Yohana 11:25 nije kuzuka n'ubugingo, unyizera ntazapfa. Munyikirize amen. Ndagira ngo turi kuvuga ku rupfu. Ndagira ngo mbereke abapfuye ko ari abariho n'abandi batihanye bavuye mu mubiri. Ariko abamaze kwizera, hahandi urubori rw'urupfu rutagifite imbaraga, icyaha, bafite ubuzima. Urupfu ni universal, ni igikorwa rusange ku mukene no ku mukire, ku mwana no ku mukuru. Nta muntu utazapfa. Kandi abantu batinya amakuru y'urupfu. Ahantu nigaga sinzi uko twigeze kuganira n'umukobwa umwe, ndamubwira ariko gupfa n'uyu munsi wova, arambwira ati nimba ari uko uzapfa wenyine nje ndashaka kubaho. Abantu batinya urupfu. Ariko cyane cyane abantu batinya urupfu kubera kuko bagifite ibyaha. Zarivuga igihe kimwe twigeze kuba mu juste turasenga, umugore umwe aratubaza ngo ariko mwabana mwe ntimuzoroha mukazana Imana tutaramara kwihana. Kandi yari nk'umudiyakoni mu ikanisa. Aratubwira se tuzoshe tsenga cyane Imana ikaza abantu bataramara kwihana. Uyu munsi wa none turimo kuganira ku bavandimwe badusize, ntabwo ariyo sije dufite sije yacu bwacu. Ese ubu buzima turabufite? Ubu buzima, ubu bugingo buri muri twe? Ibi byiringiro twarabihawe? Ibi byiringiro bifite ikibanza mu bugingo bwacu? Nta muntu uza wicara ngo atekereze ku rupfu. Abenshi yanabitekereje azakomesha akavuga ati uko aba n'abadayimoni banteye. Ntabwo dufata umwanya wo gutekereza ku rupfu kubera kuko twumva iteka ryose ruza mu mwanya mubi. Ariko nubwo urupfu ruza mu mwanya mubi, ndagira ngo mbabwire ko urupfu ari universal, ni rusange. Abagore, abagabo, abakobwa, abahungu, ubuzima bwo gushingira no gushingura kuzageza Yesu agarutse. Yesu azasanga tukibikora. Ikintu gusa kidukwiriye ni uguhumurika tugakomera. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Realite y'urupfu nari mbabwiye ko ruzatwara abantu bose. Nari mbabwiye ko kandi ubwoba bw'urupfu buterwa n'ibyaha tutarakira. Icya gatatu ari naco gikomeye n'ibyiringiro twaboneye muri Kristo Yesu.
mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite ibyiringiro mfite ibyiringiro munyikirize amen ngani muri mbe cyane iyo ndirimbo mfite ibyiringiro reka dukomere amashyi dusubiremo ako kantu gusa sema amen mube nk'abahuza ibyo bintu bitatu mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru ibyo bintu uko ari bitatu nta handi hantu mwobibona mu isi nta handi hantu na hamwe byaboneka mu isi ko ibyiringiro ni sehemu ya mbinguni peke yake kuko Biblia iravuga ngo nta kintu cyo mu isi cyo kwiringirwa taco abafite abana babo abafite base abafite imiryango muri Amerika si ibyo kwiringirwa nababwiye kare ko wiringira umuntu yapfa agafana n'imigambi ye yose Biblia iravuga ngo nta uwiringira umwana w'umuntu avumwe Imana yonyine niyo kwiringirwa ariko ikintu kimwe gusa gisaba kwiringirwa ni ikintu gituruka ku Mana mu ijuru uzamura amaboko by'Imana icubahiro mfite ibyiringiro mfite ibyiringiro izo terime zose ko ari zitatu ntabwo ari terime zikoreshwa mu isi terime y'ikintu ibyiringiro ni terime yo mu ijuru ntabwo ari terime yo mu isi mu isi bagerageje gukoresha iyo terime iyo mvugo yitwa ibyiringiro ikintu cyose bashobora kwishingikirizaho kigira garanti kigira manda bwasha kikaba expired ariko ibyiringiro byo mu ijuru nibyiteka ryose munyikirize amen icya gatatu ni ubugingo Adamu yatakaje ubugingo muri Edeni ngo buce umunsi umwe Eli umunsi umwe ngo agiye abana b'abahanuzi barimo gututira ngo umwe ishenyi iratibuka igwa mu mazi ngo imare kugwa mu mazi ngo arataka cyane aravuga ati nyabuna ishoka y'abandi nayitiriye none mukozi w'Imana mfasha Eliya ngo aramubaza ngo iguye he arahamwereka ngo ateme igiti ngo agitereraho ngo agitereremo yashoka irareremba ishoka bwari ubugingo bwatakaye igiti cyari umusaraba ngo aterere burareremba munyikirize amen zamura amaboko d'Imana icubahiro asifiwe Yesu Kristo Imana yaduhaye ubugingo abantu batarizera cya giti wa musaraba buba munsi abantu buriye cya giti bagatereramo ubu bugingo bwacu busigaye bureremba Imana yaduhaye ubugingo duhe Imana yo mu ijuru icubahiro asifiwe Yesu Kristo mfite umugabane mu ijuru Bibiliya ivuga ngo twahisemo umugabane tutazakwa ntekereza Mariya na Marita umwe ngo yabwiye Yesu atariko ntiwareba ukuntu mvunitse muvandimwe yanyirengagije aramwira Yesu aramwira ngo Mariya urisumbuwa muri byinshi ariko mugenzi wawe yahisemo umugabane atazakwa munyikirize amen kwizera ijambo ry'Imana ni umugabane tudafite umuntu uzawutwambura
niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni ugusonza se? Ni ubukene? Ni ugupfusha? Ni ubugumba? Ni ukwambara ubusa? Ni ibizaza? Ni ibiriho? Ninde uzarega intore z'Imana? Uzamura amaboko du'Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Du'Imana yo mu ijuru icubahiro kandi. Asifiwe Yesu Kristo. Ndagira ngo mbabwire ngo umugabane dufite, umugabane twahawe, umugabane twakiriye. Ibi bintu twajemo tukizera Yesu, tukamwakira akaba mu mitima yacu. Mbabwiza ukuri, uyu ni umugabane tutazakwa. Ese twebwe abakiriho n'abapfuye ni bande banyamahirwe? Bamwe muri abo banyamahirwe, ngahe nimwikirize, bamwe muri abo banyamahirwe babacu. Sema amen. Munsubize, twebwe abakiriho n'abapfuye ni bande banyamahirwe? Ntabwo ari abapfuye kandi si abariho, ni abizeye. Uzamura amaboko du'Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Kuko abapfuye bizeye ni abanyamahirwe, n'abariho bizeye ni abanyamahirwe. Soza, Imana yaduhaye victoire, yaduhaye ubutsinzi hejuru y'urupfu. Umunsi Imana iduha Yesu Kristo, yaduhaye ubutware hejuru y'urupfu. Ndashima Imana yaduhaye Yesu. Mushima Imana yaduhaye Yesu Kristo. Sema amen. Bimwe tuzadupfavye idini n'ibindi. Yesu ntahuye n'idini. Yesu ntaba muri katolike, Yesu ntaba muri sepake. Abasepeza ni nk'aba bakunda idini ryabo kuruta kadeza. Yesu ntaba muri kadeza. Yesu ntaba muri mitonde. Biriya byose tuzadupfa ni communauté. Ariko Yesu aba mu mutima wa mwizeye. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Ndagira ngo nivyo mwarimu. Abasepeza ni nk'aba bakunda idini ryabo baza badusuzugura twebwe bakadeza bagashaka nko kudusa. N'abakadeza tugashaka nko gusuzugura Gatolika. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Yesu ntaba muri ayo yose. Yesu aba mu mutima wa mwizeye. Imana ibaho umugisha. Muzamura amaboko duha Imana icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Nari ndimo kubabwira ko kuba twarakiriye Yesu soza. Iyo umuntu apfuye yarizeye Yesu, n'irembo rimwinjiza mu bwami. Yesu yaravuze ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo. Kandi Bibiliya iravuga ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Kandi kavuga ngo naza, impanda nivuga ngo azazana bapfiriye muri we bose. Iyo umuntu apfuye atarinjira muri Yesu Kristo, aba atandukanijwe n'Imana iteka ryose. Iyo umuntu apfuye atarizera, nari mbabwiye ko mbere nababwiye ko amahirwe matoya umupagani muzima arusha umupagani wapfuye n'uyu mwuka gihumeka. Ariko iyo umuntu agize ibyago agapfa atarizera, aba atandukanijwe n'Imana iteka ryose.
ariko iyo umuntu apfuye yarizeye aba yinjiye mu irembo rimugeza ku Mana. Bibiliya iravuga ngo mu ijuru ntibakenera izuba, Yesu niwe zuba ryaho. Mu ijuru ntihaba igitondo n'umugoroba, ni igitondo kimwe gusa. Kimwe gusa. Kubera ko Bibiliya ivuga igitondo no kugira ngo itworohereze kumva, kugira ngo twumve ko haba mu gitondo na nimugoroba, ariko mu ijuru ntihaba mu gitondo na nimugoroba. Ni muri mirere. Mirere ni igihe kizira iminsi, kizira amezi n'imyaka. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Iyi Bibiliya ikoresha imvugo nyinshi. Zimwe mu mvugo ikoresha ni ukugira ngo ikoreshe imvugo zishushanya ibyo abantu babasha nko gushaka kumva. Niyo hazavuga ngo hari igitondo cy'ubugingo, ariko mu ijuru nta gitondo kiza gihaba, kuko zaba igitondo kubera ko habanje ijoro. Ariko ni ukugira ngo twumve ko mu gitondo ari heza kuruta nijoro, itubwire ngo kizoba ari igitondo gusa. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibyo byose ntibibayo, ni muri mirere. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Ni nka kwa kundi nza nkunda gukoresha ino mvugo, bagaza batubwira ngo nitugera mu ijuru ngo umubembe yaravuze ngo bazanywa umumera ngo akanyanga bakihagire. N'abanyamurenge nabo baravuga ngo nibagera mu ijuru ngo bazoza banywa amata n'ubuki. Tanka zibayo. Tuzoreba Yesu duhazwe, nta muntu uzongera gusonza. Munyikirize amen. Kubera kuko dukumbura kurya, abantu bazabibaza ngo se nitubwireho tuzarya iki? Twonagira n'ibyo turya, tworya Bibiliya ikadutunga. Bibiliya iravuga ngo haba no mu isi. Bibiliya iravuga ngo umuntu ntazatungwa n'umutsima, azatungwa n'amagambo ava mu kanwa kanje. Nimba ijambo ryo tunga umuntu mu isi, mu ijuru Bibiliya iravuga ngo tuzorya kuri Mana yahishwe. Muzamutekereza ko iyo Mana ari yihe? Nta munyabwenge ubisobanura. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo mbakumbuze mu ijuru ni heza. Sema amen. Sema amen. Muri ibyo yaravuze ngo mwami wanje ndakwinginze naje unyandike muri cyo gitabo. Hari ahandi yavuze ngo naje sinkabure bya munsi w'ibirori. Mwami Yesu ndakwinginze naje unyandike muri cyo gitabo cy'ubugingo, sinkabure kuro bya munsi w'ibirori nakwifuza. Sema amen. Sema amen. Munyikirize amen. Buriya mu ijuru ni heza kuruta uko muhatekereza, ndarondogoye kabisa. Mu ijuru nitugerayo tukabura abagorora bose tuzi, tuzahura n'ababembe bose tunyugwe twibagirwa abagorora. Ariko muzamutekereza ko hameze gute? Munyikirize amen. Uko abantu bazama batekereza ngo abafurero ngo nabakure, ariko mbabwiza ukuri, nitugera mu ijuru ntitubone abasinzira babandi kubera ko banyoye inzoga cyane. Kera tukiri abapagani bagazavuga ngo ku mihogo yacu hano banditse ngo nywa, umuntu akamanywa inzoga. Ndagira ngo mbabwire ngo nitugera mu ijuru tukabura abasinzira tugahura n'abafurero, tuzonyugwa. Uzamura amaboko duhe Imana icubahiro. Duhe Imana icubahiro kandi. Duhe Imana yo mu ijuru icubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Kuko ababembe batanduje amazina yabo, mu ijuru bazoturutira abagorora banduje amazina yabo. Muhaguruke dusenge Imana. Nigitangaza kubona intwari za kera zo mu isezerano rya kera, bicaranye nabo mu isezerano rishya. Uyizi nayituboye ubore gato. Tuyizi pastor. Zomwi icaranye
tangaza kubona intwari za kera zo mu isezerano rya kera bicaranye nabo mu isezerano risha ndabifuriza kutaburayo Mwami Yesu ndakwingize naje unandike muri ico gitabo c'ubugingo sikabure kure ya musi w'ibirori zamushima zamuye amaboko Mwami Yesu ndakwingize kadukoma amashi muri ico gitabo c'ubugingo sikabure kurya musi w'ibirori zamushima zamuye amaboko Mwami Yesu ndakwingize naje unandike muri ico gitabo c'ubugingo sikabure kurya musi w'ibirori zamushima zamuye amaboko. ngadusengerere Mwami Yesu kiranuka mbaraga zacu kwizera kwacu ni wowe byiringiro byacu ni wowe twiringiye Mana ijambo ryawe riratubwira ngo niba turiho turaba umwami kandi ngo nanone niba dufa turaba umwami twiteguye igitondo cyiza cy'umugisha twiteguye igitondo cyiza uzahamagara Mwami Yesu abapfuye bakava mu bituro byabo twiteguye igitondo cyiza ubwo tuzahindurwa bazaba bakiriho Mana tukaje kugusanganira mu kirere ijambo ryawe riratubwira ngo tuzabana n'umwami wacu iteka ryose kandi aravuga ngo tuze tumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo Mana ni wowe humure ryacu ni kubabwiye umugaragu wa Paulo yanditse aravuga ngo iraduhumuriza kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abandi Mwami kuko ngo iryo humure twarihawe nawe Mana data ukomeze guhumuriza imitima yacu cyane cyane ukomeze kudukweza imbaraga zo gutwara neza no kugenda neza kugira ngo wa munsi Mana amazina yacu ntakabure mu gitabo Yesu waravuze ngo ntimunezezwe nuko mwakoze ibitangaza ariko ngo munezezwe nuko amazina yacu yanditswe mu bitabo byiza turizeye ko Mana tuzabwa umunsi tuzokubona imibabaro n'agahinda bizoshira gusuhuza umutima n'intimba tuzozibagirwa Mana uko tuzatunezerewe no kukubona Mwami tukomeye natwe hagaheza umugisha umugaragu wamaze kuganira natwe twakira ijambo ryawe riduheze ihumure kandi duheze gukomera Mwami twiringiye kuko umunsi umwe tuzakubona cya gitondo cyiza izina ryawe